maze no kwiheba nta musore w'umunyarwanda wanyivugishiriza nta umbaza izina barambona bakiruka ate akagabo ni kandi mbabarira. Yitwa Keti Bashabe, umunyamideli. Naragenda ukajya ndikuza. Kwera ukuntu yari yimereye nk'agahungu neza, ubona kubona udusore tumutereta byaragoranye cyane, ngo dutangiye kumwegera ejo bundi vuba ha rwose. Basore nta n'uwaneretaga buriya batangiye nkuze ntangiye kubyibuha gato yari ibibazo hagati turamwegera aratubara. Ubwe avuga ko ari umuntu ukunda abantu, ugira umutima mwiza, uhora yisekera dore kanaseka neza, ariko kandi kuganira nawe bikaryoha kubi kuko akenshi abanatebya cyane. Kunanutse nyuma imbere byose byarangaraga. Uretse ko ari umunyamideli n'umushabitsi mu bucuruzi butandukanye, Bashabe ubundi ngo yifitemo n'izindi mpano nyinshi mutazi. Bivuze ko ufite impano yo kubyina, yo kuririmba no gukina teatro. Cyane rwose mfite impano nyinshi nanjye ntabara. Izindi zabara nizeye. Uyu mukobwa ubwe yararaye ratsemba, avuga ko nta mugabo n'umwe kuri iyi si wamukubita kuri sentire noire ye afite muri karate. Ngiye ko sentire noire ndayifite, sentire noire n'ubundi twawe wanyica ko ngiye ntabwo ushaka nkubita ngo ngaho kubita umuntu gutiki wambyaye se tahega. Uyu mukobwa ni icyamamare cyane ndetse aranakunzwe ku mbuga nkoranyambaga, kuko kugeza ubwo nateguraga iki kiganiro kuri konte ya Instagram aho yitwa Keti Pit yari afite abafollowers barenga 651, ariko akantu karenzemo nuko we nta muntu n'umwe followinga uretse inzu ye y'imideli yitwa Kabash Fashion House. Iyo mubajije impamvu hagusubiza tuje rwose muri aya magambo ati uko bimeze magomba gukurikira abandi bantu kandi badasaba. Uyu mukobwa aratwika koko. Ni byinshi yakoze, ni byinshi byamuvuzweho biri mu rukundo rwe na Sadio Mane rwaciye ibintu mu Rwanda ni wabo muri Senegal, uburyo yigeze guhondagura amangumi n'imigera abakobwa babiri wenyine ngakabumvisha byanyabyo akanabifungirwa, ukazi ukagera no kunzu y'igitangaza umuturirwa herutse kuzuza kwirebero wamutwaye imyaka 4 yose awubaka n'ibindi byinshi. Ariko se mu byukuri Keti Bashabe ni muntu ki? Abaho gute umunsi ku munsi? Ubuzima bwe bwose kuva mu bwana kugeza uyu munsi intambwe ku yindi bwaranzwe n'ibiki? Hanyuma se ingano y'amafaranga menshi n'ubutunzi buhambaye afite abikomorahe? Ese ni mu bagabo nk'uko abakobwa benshi tuzi naha bakunze kubishinjwa cyangwa hari ahandi? Ibyo byose ugiye kubisobanukirwa muri iki kiganiro, kuko nyine wageze kuri Rwanda Today aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Nitwa Oscar Dushime, ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi kuganira kuri Keti Bashabe. None se mukobwa mwiza, tubwire ku muntu utakuzi uri muntu ki? Keti Bashabe umunyarwandakazi, nakuriye mu Rwanda, narezwe na mama wanjye na my grandparents until when I was 7. Nibwo natangiye kubana na mama, tuvukana turi abana benshi njya kubijyamo. Ndi umucuruzi. Muri 2017 uyu mukobwa yateguye ibirori by'urukundo aho abahanzi bakoraga live bateye inkunga abana bakinnye mu Rwanda. Amafaranga yakusanyijwe muri iki gikorwa yafashije mu gutera inkunga abanyeshuri barenga 500. Muri 2018 yahise agira igitekerezo cyo gushinga Kabash Cares, aranabikora. Kabash Cares ni igikorwa gitera inkunga abanyeshuri batishoboye mu bukungu no mu bikoresho. Tukiri ku ngingo y'umuziki kandi muribuka indirimbo yakoranye n'ibyamamare bitandukanye mu muziki nyarwanda yise You and I. Ni indirimbo irimo abahanzi nka The Ben, Man Martin, Andi Bumuntu, Christopher na Iva Blavan. Iyi ndirimbo yavuze ko yayikoze ashaka gutanga ubutumwa, ariko ko nta yindi gahunda afite yo kongera gukora izindi ndirimbo. Mu bihe bitandukanye Keti Bashabe yagiye avugwaho inkuru zitandukanye, ndetse zimwe zigasiga ziteje impagarara ndetse zinaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Mpereye nko muri 2017 hari inkuru zavuze ko Keti Bashabe yarwanye agakubita abakobwa babiri wenyine, ndetse nyuma akaza gufungwa akarikurwa rukatanza akayabo k'amafaranga menshi. Uti byagenze gute? Ikinyamakuru Terading News mu nkuru yacyo ku itariki ya 27 z'ukwa 7 2017
cyagize kiti tariki ya 4 Nyakanga 2016 nibwo Bashabe yatawe muri yombi azira gukubita bagenzi babiri no kubakomeretsa. Mu buhamya bwatanzwe n'abo bakobwa igihe uyu mukobwa yamaraga kugezwa kuri sitasiyo ya polisi igikondo, bavugaga ko yabakubise bahora konti ya Instagram yari yafunguwe n'umuntu utarabashije kumenyekana. Iyi konti yabaye intandaro yo gukubitwa isakabwana kwa bakobwa. Wayifunguye yandikagaho umubare w'abagabo bamaze kuryamana na Kate Bashabe bahawe mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ngo byatumye hamagara umwe muri aba bakobwa bari inshuti ze yakekaga ko ari bo babikoze, amubwira ko nadafunga iyo konti mu maguru mashya gashobora kubura ubuzima bwe. Ibintu ngo byaje gufata indi ntera kuri abakobwa babiri. Kate Bashabe aza kubajyana iwe mu rugo maze abahata inkoni garabakubita karahava, ariko kubw'amahirwe ngo baza kumucika berekeza kuri polisi ndetse amakuru aza no gusakara mu bitangazamakuru bitandukanye. Uyu mukobwa yaje kurekurwa tariki ya 6 Nyakanga nyuma y'iminsi igera kuri 2 yari amaze kuri sitasiyo ya polisi, gusa ngo yakomeje gukurikiranwa ari hanze ndetse n'ikirego cye gikurikiranwa n'urukiko. Ku itariki ya 20 Nyakanga 2017 ku rwandiko rw'urukiko ng'ikinyamakuru Igihe cyari gifite kopi rwahamije uyu mukobwa iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse rwanzura ko agomba gutanga ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000. Yagomba kandi kwishyura indishyi y'akababaro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri 2,375,000 ndetse agatanga amagarama y'urubanza angana n'amafaranga 25,000. Ibi byose byabaye uyu mukobwa ahagarariwe n'umwunganizi we mu rukiko kuko yari yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye kumurika imideri muri Gicurasi 2017. Gusa nyuma Kate Bashabe yagiye agaragara mu itangazamakuru ahakana ibi byakomeje kugenda bimuvugwaho, avuga ko ari abahaters bashaka kumuharabika no kumwangiriza izina, akavuga ko ubwe atakifasha inkume ebyiri ngo azikubite wenyine ndetse ko uburyo yarezwemo ngo atabasha kuvuga amagambo nk'ariya. Indi nkuru utabasha kubona uko kwepa uramutse uri kuganira ibya Kate Bashabe ni inkuru y'urukundo rwe na Sadio Mane, umukinnyi w'ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage, ariko icyo gihe inkuru iba kimomo akaba yarakiniraga ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza. Ni inkuru yadutse mu mwaka wa 2019, ibinyamakuru byinshi byandika ko bakundana ndetse no muri Senegal, ariko nyuma aba bombi bakunze kumvikana kenshi bahakana iby'aya makuru bavuga ko bitigeze bibaho na gato. Ni byinshi yavuzweho birimo gukundana n'umuhanzi Wambere wo muri Nigeria n'ibindi bitandukanye. Gusa reka nsoreze ku nkuru ye nanone iherutse guca ibintu ubwo yuzuzaga etaje y'agatangaza muri Kigali. Ikinyamakuru Igihe cyanditse inkuru igira iti umunyamideli Kate Bashabe yamurikiye abamukurikira inzu yujuje ku musozi wa Rebero umujyi wa Kigali. Inkuru ikomeza igira iti abinyuje ku rukuta rwe rwa Instagram, Kate Bashabe yagize ati mama nabikoze nujuje inzu yanjye bwite. Iyi nzu nshya ya Kate Bashabe yubatse ku musozi wa Rebero umujyi wa Kigali, ari naho uyu munyamideli asigaye atuye. Ni inzu nziza igeretse iri mu kibanza kinini cyane bishoboka, mu by'ukuri bigaragara ko ihenze cyane. Gusa Bashabe we yirinze gutangaza amafaranga yamutwaye, gusa ikizwi cyo nuko yamaze imyaka inayubaka. Muri bya bikorwa bye by'ubugira neza no gufasha, kuri ubu afite abana batatarera, yatangiye kurera bakiri bato cyane ari uduhinja, batangiye kwiga bishyurira amashuri, mbese ni nk'aho ari mama wabo, ndetse kugeza ubu barakuze nabo ni abantu bakibeshaho. Rimwe na rimwe ajya ananyuzamo agafata abatishoboye akabaremera, ndetse ajya anyuzamo mu minsi mikuru agasangira n'abana batishoboye akabagaburira, akabaha ibikoresho by'ishuri n'ibindi. Ni umukobwa uzwiho kwicisha bugufi no kutiremereza na gato. Mu buzima bwe bwite, Kate Bashabe ukabakaba imyaka 33 y'amavuko avuga ko nta mugabo afite nta n'umwana yabyaye, ngo yabanje gushaka cash ariko noneho ubarazifite, anytime abonye umugabo yarongorwa. Ngayo nguko ngibyo ibya Kate Bashabe n'ubuzima bwe bwihariye. Nizere ko wamumenyeho byinshi wibazaga ku buzima bwe bwose. Inanzore iki kiganiro cy'uyu munsi. Wakoze